Yose nizere ko meze neza cyane, nizere ko muri amahoro mwebwe mubana na Wisdom TV Rwanda umunsi ku wundi. Iminsi nishimwe nawe rero akaba yakoreye ibirori bya Bride Shower i Dubai. Ni ibirori bibanziriza ubukwe cyangwa se Bride Shower. Bako ni ibintu bya frere cyane. Miss Naomi rero akaba yarabaye Miss Rwanda muri 2020. Bako ni ibintu bya fresh kabisa. Akaba yarakoreye ibirori bya Bride Shower ari ku munsi w'ejo kabisa. Bako ni ibintu byiza cyane. Miss Nishimwe Naomi navuga ko no mu Miss bagiye gukora ubukwe nyuma y'abandi ba Miss bagiye no bakora ubukwe bitandukanye. Navuga ko rero ni urugendo cyangwa se ni intambwe nziza yo gutera cyangwa se ateye, ariko ko ubukwe bwahumuye abantu, ubukwe bwahumuye kabisa. Ubukwe urumva ko bwahumuye. Ni ibirori rero byabaye ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo bibera i Dubai. Urumva ko ariko afite n'ibiceri. Benshi bagiye bavuga ati ukuntu afite nyine ibiceri. Ibyo rero bya Bride Shower ni ibirori bibanziriza ubukwe nyirizina, bikaba byarabaye i Dubai. Ibirori rero byo gusezera ku rungano byabereye mu gace ka Dubai Marina, byitabiriwe n'abavandimwe ba Nishimwe n'inshuti zabo zari zabaherekeje. Mu minsi ishize nibwo Nishimwe yatunguranye atangaza ko azakora ubukwe n'umukunzi we Mayasheri Tesfaye ku 29 Ukuboza 2024. Akaba aribwo rero yabitangaje. Miss Nishimwe Naomi rero ubwo yatangazaga itariki y'ubukwe ari ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani. Miss Nishimwe Naomi wambitswe ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda muri 2020 yatangaje ko azakora ubukwe na Michelle Tesfaye ku 29 Ukuboza 2024. Uyu mwaka turimo tugenda tuwufunga kabisa. Itariki y'ubukwe bw'uyu mukobwa n'umukunzi we ayitangaje nyuma y'uko muri Mutarama 2024 yambitswe impeta na Michelle Tesfaye. Nanone nuko yambitswe impeta. Miss Nishimwe Naomi ko yambitswe impeta na Michelle. Bamaze igihe bakundana ndetse batangiye urugendo rwo kwitegura ubukwe bwabo. Byari mu ijoro ryo ku ya mbere Mutarama 2024 nibwo rero Tesfaye ngo yafashe icyemezo cyo kwambika impeta Miss Nishimwe Naomi ngo bambaye ikamba rya Miss Rwanda rya 2020. Cyane ko bari bamaze iminsi bavugwa mu rukundo. Kandi bakaba bari bamaze iminsi banasohokana ahantu hagiye hatandukanye bari kureba basketball. Miss Nishimwe Naomi rero yagize ati sinjye uzarota mbanye nawe ubuzima bwanjye bwose busigaye. Inkuru y'urukundo rwa bombi yatangiye kumvikana mu itangazamakuru kuva muri Mata 2022. Umva rero ko bamaranye imyaka 2 bakundana. Ibi birori rero byabaye uyu musore ukundana na Tesfaye cyangwa se Nishimwe. Uyu musore ukundana na Nishimwe ni umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi. Umva ko ni umusore w'initi. Akaba yarize muri kaminuza ya Edinburgh mu Bwongereza. Ariko muri iki gihe asigaye aba mu Rwanda. Yifite masters mu buvuzi rero umva ko atari ingegera. Afite imishinga itandukanye ijyanye n'ubuzima irimo no gufatanya na Miss Akariza Amanda ujyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Umusore akaba yageze mu Rwanda muri 2018 karakoraga muri kaminuza y'u Rwanda nk'uwimenyereza umwuga aho yakoze igihe cy'amezi 4. Muri Mata rero 2022 nyuma y'iminsi mike Miss Nishimwe Naomi agaragaje ko afite umukunzi. Uyu musore akaba yarahise amupropose cyangwa se amwambika impeta, maze bidatinze baza no gutangaza amatariki y'ubukwe bwabo. Urumva kabisa ubona ko ni ibintu bya fresh sana kabisa. Nabwo rero ngo bazabishora bazataha ubukwe. Sinzi niba wenda buri wese azaba yemerewe kugerayo dore ko ari ubukwe buzaba bwihagazeho. Navuga ngo rero ni byoroshye habe na gatoya. Umva ko ni ibintu bitoroshye habe na gatoya, ariko navuga ko ni ibintu birori byagenze neza. Ku munsi rero w'ejo nibwo habaga ibirori byo gusezeranaho kabisa byabereye i Dubai.
Ibirori byo gusezera ku rungano byabereye mu gace ka Dubai Marina. Mu minsi ishize nibwo Nishimwe yatunguranye atangaza ko azakora ubukwe bwe na Michelle Tesfaye kuwa 29 Ukuboza 2024. Itariki y'ubukwe bw'uyu mukobwa n'umukunzi we yayitangaje nyuma y'uko muri Mutarama yari yambitswe impeta y'urukundo. Kuva icyo gihe yaba Nishimwe na Michelle Tesfaye bahorana agatoki ku kandi mu ngendo zitandukanye no mu bikorwa bakora mu Rwanda no hanze yarwo. Michelle Tesfaye rero witegura kurushinga na Nishimwe ni umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi nk'uko nabibabwiye, kubera kuzimenyereza muri kaminuza y'u Rwanda. Numva rero ngo Nishimwe mubona mu mafoto asa neza cyane, akaba yari yaririmbye mu buryo budasanzwe cyane kabisa. Urumva ko ibintu biba bitoroshye habe na gatoya. Nishimwe rero akayafatanya ifoto n'inshuti ze, wakibaza niba ibirori byo gusezeranaho byabaye i Dubai, ushobora guhita wibaza ngo ese noneho ibizabera i Kigali byo bimeze bite mwa bavandimwe mwe, mwa nshuti zanjye mwe? Kuko ni ibirori by'ibisirimu, ni ubukwe buzaba ari ukataraboneka. Urabona ko Nishimwe Naomi yakoze ibirori byiza, yagize ibirori byiza cyane. Navuga ko ni ibyo gushima no gutega amaso ndetse n'amatwi, umuntu wenda akaba yazamenya ngo ese bizagenda gute, ese bizarangira gute. Ngibyo rero ibya Nishimwe Naomi wabaye Miss Rwanda 2020. Nyuma ye haje kuza Miss Muheto. Kuva ya Miss Muheto ubona ko nta wundi cyangwa se nta wundi Miss uraza, nta wundi mu Miss uraza nk'uko bigaragara, cyangwa se nk'uko n'ubundi Miss Rwanda yo isa naho yabaye ipfundikiwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo nabwira abantu cyo ni kimwe, ni uko icyo wamenya cyo ni uko buriya urukundo ni rwiza, by'umwihariko iyo hajemo n'amafaranga. Urukundo rujemo amafaranga ruba rwiza kurusha. Icyo kintu njye nakubwira. Buriya ushobora no gusanga n'abandi bantu bakundana ariko ugasanga ubukene no buratuma bitagenda neza, ugasanga ubukene. Miss rero Naomi binyuze kuri Instagram ye ku munsi w'ejo nibwo yashyize post avuga ati I want to take a moment to thank those amazing people who made our special day even more perfect. Ati ndashaka gufata uyu mwanya nkashimira abantu banjye batangaje, bano bantu batangaje batumye umunsi wanjye uba umwihariko ukaba mwiza. Umva ko yabashimiye rwose nawe by'umwihariko yongera no gushimira umugabo we. And of course a big thank you to the one and only Ivan Studio who made our photo shoot. Yongera no gushima rwose umujene wamufatiye ayo mashusho. Ubona ko ni ibintu byagenze neza cyane, nako ni ibirori byagenze neza cyane kabisa. Icyo kintu wenda nabwira abantu wenda baba badukurikiye umunsi ku wundi mu bikorwa byinshi cyane bitambuka ku no murongo. Reka njyewe rero mbashimire ubwengo n'ubundi turi kumwe n'undi no mu bukwe bwa Naomi. Nzakomeza mbakurikirane amakuru ko azagenda avuga cyangwa se ko azagenda aza umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana abane namwe.